Yogereje amasafuriya. Mva mana ariko uzajya wirukanka imihanda kandi ubwo biriya bitabisizemo hari igiye kugenda usige udatunganyije iriya nzu uraza kumbona. Ariko se mana ubundi we ibitabo bamwe ntabwo bakuyemo imbuto. Ntabwo ugabanya ibigambo bufite ubundi ubugambo bufite ubukura he? Mva mubwire bro ndebe ibintu ntabwo nzabishobora kabisa. Mukankira gatuna mbwene ngenda za gutandukana nawe singishoboye kubana nawe mwana. Ariko urinda umbyumvira mwako mushyira gatuna mbwene wowe uri gumetse. Uri gumetse da nyiri cyo musaba usigiri anzuvanye muri bitabi bya mani. Ese urambaza iki bro? Yaje bwa mani. Abo ngiye kama ngucomotse ngiye ngiye kwirebera bigabo. Ugiye udakoze iri anzu nagutereza igihori hori. Baye bakagere ukuntu reshya kuri cyo mugire ngo wambasha. Ko nubwo baneza akabomba ngo mana se igina asubiranye gigeze abo se ngiye nagige twize dutandukana rya uri ndakubwiye ko ngiye nawe ni gutya amatwi n'amabingo uri kumva sawa rero. Aro Patrick mambo vipi bana? Hey ariko se uri kumbwira iki sha? Uguriza amafaranga miliyoni wumva kwitoragura. Basunzu ni cyana 500 ngaho. Winda handi uzame cyumweru gitari ku nibura 500 wayamaye. Urayohereza. Sawa nta kibazo ariko nkumbeshye bro n'ubikore nk'iminota 10 kabisa. Sawa sawa. Nana mbwire se muri kure uzotana kabisa umpaye ukaza mpashuka usa nuko bigenza. Ureba se very good. Ufite ikibazo kise kandi ko mbona umeze nk'ufite shida. Shida gani we mbwira nukagira ikibazo? Nta cyo nashaka tuganira. It's okay. Hambwira nta kibazo. Umunsi turatembera he? Seko naniwe hari umutipe inshuti yanjye wagiye kunyishyura udufaranga ndabanza nshaka ukuntu nabana nawe nta mwanya afite rero mukandi ndabagiye rwose. Nisi ubu nta watemberera. Ababaye nashaka tujyana. Washaka kujya se? Nembereze nyine hano hazi Kigali mamenye. Shese nabwo ko nzagutembereza kuri igisope ejo bundi mpana zacuranze. Nisi ko bitaragera muri weekend uriyo mbigenze. Hano uzagenda ukishima rwose. Iza ndirimbo za kera za Neta Mukundwa za Gororiyoza Specials urazizi. Ndirimbo tugera ku mutima turimo amagambo urukundo imitongo. Mara nako ajya guzumva kera cy'urungano. Ubona si ufite nk'icyo ushaka kumbwira ariko uri guhisha no kubera iki. Namahoro ja. Nyine. Abari mugiye tunshaka ko ndi gupanga nawe neza gikumva. Tebjani. Sawa tunareba. Umba basore nashaka mbarangishe. Umugabo bita Rutambi muramuzi. Rutambi? Ya. Umugabo munini gutya mugufi ariko atari cyane ufite inda. Tinda nini? Rutambi sino. Ufite ubwanwa nyine. Mare kuvuga cya kigabo cyaje kiturangisha none wowe se na Rutambi muri gukiniza abo ko muri gukina mwajya muri guhigana hagati yawe na Rutambi pusi nini mbe banini yaje hano atubaza ngo tumurangire iwawe turahamurangira none nawe ugarutse tubaza ngo tukurangire Rutambi yaje hano abazi wanyu amaye nagagiza kugera iwawe se ibyo narabyumvise none se ubwo ngubwo Rutambi niba musanga mubona musurana arogera ngo tukufashe ntago ngiye turabonana sibyo ndashaka mumbwire ahantu
nimba muza ahantu yaba atuye kandi nimubinkorera jewe nzabahemba sibyo mwese mwaranje kutugira gakondo z'i Kigali burundu Rutambi oya biri serious basore ngiye nicyo mbasaba kandi nzabahemba bishimishije ye munyereka ahantu atuye ngiye muhanyereka umuhanda umira urutoki gusa amafaranga urayafite nta kintu muzamburana icyo muzashaba cyose iki nicyo kiza cy'i Kigali jye imbere tugiye nyenye kukwereka kwa Rutambi banze nyine nyugu staff ugenda nande banze mbubiki nosara baraguhemba wenyine se nosara mu nzara sukuye reka nimba uyu nguyu yahazi nta kibazo hari ibyo tukiri gupanga boss ugiye ariko turabikimura site ndahita nguhamagara tubonana ariko sawa ntacyo ibintu byose ubuzanamo umururumba banze nyine banze hano imbere afana hano ni wanjye nta kibazo tugenda nyine tugenda nose kutanye urashaka kujya kukwereka aho ushaka kujya kureba utangiye kunshora nkaho ugiye kumfunga okay byari cyane akoze umva turapasura wewe ubigiremo ikibazo ndakukunda urankunda unanipenda manake kweli nanjye ndagukunda sheri nashakaga kugusaba musaba iki se ibintu byose urabyemerewe cyakura nashaka kugusaba agahushya agahushya ko kugeze kandi nashaka kujya gusura Uwera Uwera akosha Uwera cyamukurukaho kweli aho none yazagushyira umutima w'umuga atangira kumera nkawe oya reka twarareranywe n'inshuti biranze kurera ngo n'ukuntu yagushutse mukamuhotera n'ibishigenderaho ubu ntabwo ubona ko arajya guta amazi abira ntabwo azongera kunjura muri Imana itandukura nk'abanyiriho ubu ntabwo wosaze mu nyururu nshaka kujya kumwirata nshaka kujya kumwirata cyokora ibyo wenda birumvikana nkamwereka ukuntu nsigaye nsa neza mva rero mubwire sheri wanjye wagenda wagira gute ugende n'inzira imwe biriho uca abantu bakureba bagukubita amasinyare ngo buri keza byirinde urumva ugenda ugiye kureba Uwera wenyine nturangize kumureba ugaruke kandi narakubwiye ngo uramugasanze cya kigabo kigashaka gukorakora kimwe njye babona afande urebe na Uwera muvuga n'ibyo muvugana umwereka ukuntu uteye umwereka n'ukuntu usigahagaze habere ko nta gaturage shaka mwire ko na ali watani uri kumva ukindi umwereka umeze neza no kunsiga ukiye kabisa sibyo wituga ugendere inzira imwe ndakubwiye ngo ugendere inzira imwe ugende ukora iki kujyanye ugaruka ndabikora uramara amasangaye mushaka amarangaye usibye bimara amasaha kari isaha imwe cyangwa iminota 30 nta kibazo hari amagambo menshi muri vugane se ukunda marisaha ukagenda bitegura igenda sibyo kandi ntutinde ndagukunda ariko shaka ukuntu usigaye uzukaza wazibije ukance nyuma nakubwiye ko ari ikibazo wagenda bitegura ugende kuri bebe sibyo ngaho membase hago kujya kuno mukabizo ko kwitama kandi iminwa ari yanyu reba sije makabizo ka original ese ko mbona utabuvuga yewe ndavuga ahubwo nuko akenshi umuntu afite ibintu byo kuvuga ubona wacecetse wagira ntabwo turi kumwe ntabwo nakunda kuvuga biriya biteze ndaho ese ubundi reka mubaze kandi umubwize ukuri panga iki n'umugabo wanjye yewe n'umugabo wawe dupanga iki niko se wa mudamu urimo kumva ngiye n'umugabo hari ikintu twari dupanga ushatse kuvuga iki hano nyamara iyo nitegereje mbona uriya mugabo umukunda ahubwo mbwiza ukuri murakundana koko I'm sorry umva mubwiye madamu ngiye n'umugabo dukora imyaka 6 pe kandi wenda cyeka nta myaka 2 nako nta n'umwaka urimo so iyo mba ashaka kuba umuntu yamba nkunda umugabo wawe ntakabaye ndi kumwe nawe uyu munsi atari muri kumwe
ni inshuti yanjye ni n'umuyobozi wanjye mu kazi rero tuzi umutima wose humura ntacyo mpanga n'umugabo wawe nta na kimwe pe ngize ahubwo wowe kuki utizera umugabo wawe okay sha si ukutamwizera gusa sorry wasi njye nabanje gutekereza ko hari indi mishyikirano mugirana nyuma y'akazi ariko ubwo bidahari okay nta kibazo humura rwose kandi mbabarire kugukeka nta kibazo ahubwo sha mfite ikibazo mbabarira ndakwinginze umfashe umugabo wanjye ntabwo tumeranye neza uzi ko asigaye aryama uko nanjye nkaryama ukwanjye wambabariye kuko ukamuganiriza ndakwinginze byagenze gute se kuva ryari ibyo bintu ko ntabizi kandi ajya miganiriza umva rero ukuntu byatangiye uretse komeza ukafatira amaboko uva Yohana gafate tuzicaye gafate ntazi kuguhondagura ntakubwira nabi none se urabona ibyabaye hari uruhare nabigizemo njye nagiye ngiye kuri boutique ngiye kugura nari ngiye gushaka ibintu byo kunywa hano ngezeyo nsanga nibagiwe amafaranga ngaruka nje kuyareba ikigabo kinyiruka inyuma ku buryo umuntu muturukana kuri boutique akuri inyuma mukarinda mugera mu nzu ashobora ko yarishe inyuma y'igipangu kuko ntabwo twaturukanye kuri boutique ngewe naje okay nta kibazo n'igihunga cyinshi ngifungura mbona umuntu none se ni gute yagufungiranye noneho akagufungirana mu cyumba sina hano muri salo niyaniga guhise none se kandi usha imbaraga nari gukora iki ubwo si ubwo nibwo tuhisemo ko tugiye gufata ibyumba bibiri ahubwo ugenda ntarantarakara genda usasire kiriya cyumba nk'uko nakubwiye ndashaka kwirambika icyiza aho kugira ujye unkora ibintu nk'ibi ngibi wabishyira mu mucyo tugatandukana nkabimenya njye ntabwo nkunda rwose nuko byagenze kandi numva bitoroshye ukoresha uko ushoboye kose ugire ikintu bimfashamo kuko njye biriya bintu nta ruhare na ruto nabigezemo pe ariko nakundi bigiye ngo nazibana zidakomanya amahembe so you have to be patient kandi bizagenda neza ino aragukunda rero numwumvira ko numwumvira ndabizi ko azakugarukira sibyo nanjye ndagufasha shari hari igihe ziyakomanye mwikajombe ntabwo nishimiye vraiment byose bibaho mu ngo nubwo narashaka ariko ndabizi sorry hello yes sir uri hasi okay let me come urambwiye bari hasi reka tujye kwa Rutanga sawa tugera ku kazi keza ariko nyine uzirikane nakubwiye byose ndabikora sawa kazi keza sawa wallahi cyaze kabisa sheri ubundi nibyo mbashaka genda wikaraga imbere uriya mubyinyi uri kumva muneshe mwereke kabisa mama yangu reka kwe tunabwira ko naka ngaka aka ngaka ntushingeho kangaka ukambaye wongera umukaraga umwandikire nk'amamisi ubikora gato turebe yereka nyine kuntu mugenda wona ibyo ngibyo rero kumva bitana amagambo mushota amagambo mabi cyane urumva muguri tunani wona urabyumva kumva nashaje kuri kare ko tuze kudusuzugura warazi ngo yageze mu mataje ngo we ntabwo uzabaho neza aho kumva ngukireshe reka turebe kumuntu ahangara abawakisha imini igomba kugera itukura urumva uranizo nzara zakuntu zisa nazibona nibura usigo twatundusa nganga kumutuku tsira ku buryo uzajya umuntu akagera ngo kabisa wari guhinja akavuga nyine no kuvuga ngo akubone nyine waraka nyine atari ibyo bikukinisha kuko burya karakaro ko nagasirimo uranyuka kandi uhita ugaruka
nkebuka kanye kugashyira cyo kora narakwambitsa kiya mu bro umuntu none ukora indi shopping ya kabiri ngura kwa bita picnic bikanurize Uzana kujyana ku mazi niba uzabona icyo bita picnic nakano wambara akaba gafasha n'amabuno n'utubere gusa urumva tugiye nko ku mazi kuko ibyo bintu suko nabyambara nambaye busa wambaye ubusa tangira kugira izo umusirimu nta muntu ibyo byo mu cyaro ngomba kubyikuramo kumenya ko wawe umusirimu kunyuze ningura ngo bikini uzajya yambara sawa no tumini n'iki cyumba n'udukora gaho gendera usiga utuboro two ku munwa use neza uhita ucomoka sawa minota 30 nugerayo uvuga nibyo ngibyo mwereka widucayo ucaho kandi nakubwiye ikintu kimwe nusanga wajya kivane ngo ni igipolisi kikakuzana no muzozo kikagutuka cyangwa kikakubwira amagambo mabi wituze bimbwira sawa wewe wituze hano mbwira none ndashaka kuzangana nawe nzareka zandasasha sawa shira kindo wasiga kara kaboro ni wituze mbwira kindo kwisigasha ko nigenda rutambirya neza kabisa kare kose umuntu narabagaye kwe shaka nta nigenda yarabaye kabisa ese kankubaze none usigaye uri umunyamakuru nakoze iki